irera kandi n'umutabazi izina ryayo ni yawe imana yuzuye gutangara kwinshi izina ryayo ni yawe irera kandi n'umutabazi izina ryayo ni yawe 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 ushimwe yawe. Urakoze cyane. Hanyuma Risha, iyo muri kuririmba na Ismael akenshi muba muri kumwe, muba muri kuririmba na mwembi. Ismael agufasha iki cyane mu buryo bwo kuririmba? Ismael kubera ko mwese muranganya kuririmba kandi mwese ngire ngo muri n'abayobozi. Ni iki bimeze cyangwa turarushanya? Oya njega sinzi nabazi kuririmba n'abatabizi. Zanumva wewe kuri wowe turanganye kuri mwe nta urushundi. Reka tugendere kuri ukuzi abagendere kuri mwe gurushundi ninde kuri mwe gurushundi ninde natwe turagendera kuri wewe kuri wowe kuko natwe ntituzi urushundi kuko kumenya urushundi sitwe twabimenya byamenywa n'abandi n'abatwumva. Ariko wowe turi kumwe no munsi kubera kuzi ko tunganya reka dufate ko tunganya. Ya ikibazo warumbashije Ismael akufitiye mu gato ikibazo warumbashije ngendeye ku buryo umuziki umeze. Yego buryo umuziki umeze. Umuziki nukuzuzanya. Umuziki nukuzuzanya, ijwi ryanje n'ijwi ry'undi twayahuza bikamera neza, ni combinaison des sons niko bavuga. Rero tukiraho afasha nyine kuri iyo combinaison des sons. Ikindi gikomeye cyane afasha nuko turi inshuti. Icyo nacyo akimfashamo kubera ko turi inshuti tubyumva kimwe. Iyo ndirimbye nkaririmba indirimbo yarangiza iyo ndirimbo akayishigikira, iyo ndirimbo nanje iramfasha kubera ko yanshigikiye. Kandi ikintu cyo gushigikirana ikintu kiba ari kinini cyane, coba debat dushobora kuvuga kuvuga akaba ariyo twiga gusa kubera ko abantu abaririmbyi benshi bafite icyo kintu tihabaho gushigikirana. Ariko iyo habaye gushigikirana icyo kintu naco kiba ciza cyane. Good Samaritan TV nkuko bisanzwe n'ubundi nikakazi kataba korosha kandi tugakomeza kugakora umunsi ku wundi kugira ngo ibintu bize kuza bimeze fresh kandi bimeze neza. Reka tabaza dushimire Bishop wacu Jean de Dieu aherereye hose kugira ngo Imana ikomeze imugirire neza, ubundi kandi imuhe ibyo yifuza, amaboko yakomeza kurambura agirira abantu neza, Imana ntikamwime ibyo amaboko yakomeza gufata. Uyu munsi rero nkuko mubibona ndi kumwe n'abasore babiri, abajene babiri, nibo tugiye kubana muri kino kiganiro kugira ngo dukomeze tuganire ubundi kandi tubamare irungu. Mwaramutse Ismael? Mwaramutse neza. Meze mute? Turamahoro turashimana. Meze neza. Meze neza rwose. Asante. Mugenzi wawe meze bitesha? Meze neza. Nta kibazo. Asante. Uyu munsi rero niki mwatuzaniye? Zaniye umutima mwiza. Umutima mwiza mwatuzaniye. Kabisa. Amahoro ya Yesu. Reka maze mutwibwireho kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro nyacu ubundi abantu tuza kubana babe bazi abo tugiye kubana bari. Karibu. Nitwa Richard Mahirwe. Ndo Kristo. Umukristo. Kwereka akantu kongeye. Ukana. Nuko nyine ndi wenyine. Ijambo ry'Imana rizavuga ngo twirate Yesu Kristo. Titwaza twirate bindi ariko twirate kuko dufite. Iyo ni stati, iyindi stati. Marie célibataire.
murakoze. Nitwa Niyo Ismael. Tumuramyi. Yego. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Grace Tabernacle hano Nairobi. Ismael arubase cyangwa ntarubaka? Ntarubaka. Ari inzige. Igihe niki ni gihe turimo. Buri kintu kigira igihe cyacyo. Igihe rero cyo kubaka ni cyo. Uri mu gihe ciki. Mu gihe cyo kutubaka. Niyo mpamvu tubatse. Okay. Abangaba rero tugiye kubana muri kino kiganiro kugira ngo tuze kuba izimenda gusubuje. Kumera cyane. Alright, abangaba rero niho tugiye kubana muri kino kiganiro kugira ngo tuze kuba twaganira bimwe cyangwa se ibindi. Ikindi kandi tubanza kubasezeranya nuko ari abaramyi beza kandi bari mu kubikora neza. Hari n'indirimbo Ismail aherutse gusohora. Yego. Ismail indirimbo imeze neza, nayakiriye neza cyane. Ngo igere no hanze n'abayakiriye nabo bayakira neza. Ni indirimbo nawe ubwawe yagukoze. Yankoze ku mutima rwose kandi ari nge wayikoze. Nukuvuga ngo ifunguro wageneye abandi nawe ubwawe ryaragufashije. Nanjye ryaramfashije. Asante cyane. Abangaba rero tugiye kubana muri kino kiganiro mwumva ko ari abaramyi beza kandi kugira ngo tuze kuba twabana nabo. Hanyuma rero Richard, nawe tukuzi nk'umuntu w'umuramyi, umuntu ukunda Imana ndetse ukunda no kuririmba. Biriya bintu wabitangiye ryari kugira ngo ubashe kuba waririmba? Biriya bintu wamenye ryari ko ufite ririya ryo kuririmba? Namenye ko mfite ijwi ryo kuririmba joge nari nkiri muto. Nabimenyeye mu buryo nakundaga abaririmbyi, ngakunda amakorari, ngakunda kuja gutegera korari. Rero nkabona mfata vuba indirimbo baririmba nanjye nkaziririmba. Haza kubaho icyo gihe urumva umuntu azaja mu ishuri kiri muto, iriya habaga muri Kongo habagaho ikuru bita chant et musique. Yani yakoreshokeraga abantu hafi ya bose usibye musique yo ndayumva sha bivuze musique yo urayumva. Gerageza gusobanura iyo sha. Niyo ndayumva. Sha musique iyo ndayumva na musique iyo sha niyo ntari. Iyo sha ni nyabaki. Zose bifitanye isano. Sha ni iva mu ijambo, iva muri verbe chanter. Chanter ni sing. Rero hakaba ifaransa kirangana gute? Tacho. Ako kinga angano gifite. Aho kirari none zo kumenye chanter ukabisobanura mu cyongereza. Numvise birahari. Uko kiriho. Kirahari ya. Uwa uzi chanter ubwo ngubwo kirahari. Rwose. Iva mu ijambo chanter. Rero niko iyo kuru yabaga ihari. Iyo somo ryabaga rihari. Okay. Noneho bakigisha musique urumva ni ya manote. Do re mi fa sol la si. Noneho tukabyiga gutyo. Hakaba igihe cyo kuja kuririmba. Bagatambutsa umunyeshuri akaririmba. Mukaririmba bakumva uwabishoboye. Nibo abarimu baba bazi uwabishoboye. No kuri examen cyangwa se interrogation ukareba amanota wagize, ngasanga nagize amanota menshi. Nuko ngo wagiraga yose kuri yose muri sha na musique hafi yose kuko nanje nararirimbaga nkumva ndi kubishorera neza. Ndi kubitwara neza, sindi kutaritime, sindi kutanaga. Ismail ikure koroheraga ku ishuri ni nawe ni shana musique. Oya iyo ntabwo ari ukuvuga ngo yaranyoroheraga. Nuko nico gihe watangiye kumenya kuririmba. Ikure koroheraga ikuru yanyu ivyo bitandukanye ni ikuru yanyoroheraga.
Nengize ngikure mworoheraga n'ijana. oya uko ibyo warugiye Hari abandi bazoroherwa kushirisha. Hari abandi bazoroherwa na siporo. Abandi bakorerwa na break. Hari n'abandi boroherwa. Hari abandi bavugaga ko mu makuru yose yaboroheraga umwanya wa break cyo barambiraga. Abo nabo barimo. Ikuru yakoroheraga ni yoroheraga. Hafi ya zose. Zose barazishoboraga. Ismail. Yewe hari kukorohera no kuyikunda. Buri iyo wakunze isomo riranakorohera. Ngewe isomo nakundaga cyane rikananyorohera ni geography. Ibidukikije imisozi n'amata ndanayizi cyane. Reka kundusha simbizi naje ndayizi. Na urayizi nende muntu utubwira superficie ya Kongo? Njewe nga superficie ya Kongo kandi ivuge mu Kinyarwanda pana mu Gifaransa. Abanza nyivuge Faransa kubera ko nayize superficie mwavuza mu Cyongereza kubera ko kuko twayize mu Gifaransa. Ni 2,340 km². Ismail ngi sinamenye n'icyo mwabaye. Donc 2,345. Donc ubuso bw'igihugu cyose. Kongo ngi ntabwo nize muri Kongo. Superficie y'igihugu mu Rwanda. Superficie y'u Rwanda turabivugana nyuma y'ikiganiro. Dupfunyiki ntabwo mbapfunyikiye ariko turabivugana nyuma y'ikiganiro. Ko yazi cyangwa baragasimbutse. Right. Iyo ni yakuru ya geography. Amasomo ni igitangaza kuri izo. Maze imyaka 6 ndangije kwiga. Urangije kwiga? Ni myinshi. Ibishatse kuvuga ko buriya ubumenyi nibyo umuntu aba yarasigaranye. Donc igihe kiri sasa hari igihe umenya ikintu hakaba n'igihe ugisubiramo. Jewe gituma byinshi shobora kubyibuka nuko nafashe n'umwanya ndasanda byigisha. Icyo wandushije icyo yandushije kuba ari cyo kuko iyo urangije ishuri ugasura kandi ukabifata asa n'ugiye kubisubiramo. N'ubundi usa n'ukiri mu ishuri. Usa n'ukiri mu ishuri. Muganga ni sawa. Ismail mu ishuri genda wigisha. Sawa. Iyo ni inama y'ubuntu. Asante sana. Ismail ko duheza rero kuri indirimbo yawe uherutse gusohora. Kuyibaho akapera. Okay. Irera kandi n'umutabazi izina ryayo ni yawe. Imana yuzuye gutangara kwinshi izina ryayo ni yawe. Irera kandi n'umutabazi izina ryayo ni yawe. Yawe ushimwe yawe. Urakoze cyane. Hanyuma Risha iyo muri kurimbana na Ismail akenshi muri kumwe muri kuririmbana mwembi. Ismail agufasha iki cyane mu buryo bwo kuririmba? Ismail kubera ko mwese muranganya kuririmba kandi mwese ngire ngo muri n'abayobozi. Ni iki Ismail cyangwa turarushanya? Oya njega sinzi nabazi kuririmba n'abatabizi. Zanumva wewe kuri wowe turanganye kuri mwe nta urushundi. Reka tugendere kuri ukuzi. Abagendere kuri mwe gurushundi ni kuri mwe gurushundi ni natwe turagendera kuri wowe. Tugenda kuri wowe kuko natwe ntituzi urushundi. Kuko kumenya urushundi sitwe twabimenya. Byamenywa n'abatwumva. Ariko wowe turi kumwe no munsi kubera kuzi ko tunganya reka dufate ko tunganya.
ya ikibazo warumbajije Ismael nkubitiye mu gato ikibazo warumbajije ngendeye ku buryo umuziki umeze yego uburyo umuziki umeze umuziki ni ukuzuzanya umuziki ni ukuzuzanya ijwi ryanje n'ijwi ry'undi twayahuza bikamera neza ni combinaison des sons niko bavuga rero tukiraho afasha nyine kuri iyo combinaison des sons ikindi gikomeye cyane afasha nuko turi inshuti icyo nacyo akimfashamo kubera ko turi inshuti tubyumva kimwe iyo ndirimbye nkaririmba indirimbo yarangiza iyo ndirimbo akayishigikira iyo ndirimbo nanje iramfasha kubera ko yanshigikiye kandi ikintu cyo gushigikirana ikintu kiba ari kinini cyane coba debat dushobora kuvuga akaba ariyo twiga gusa kubera ko abantu abaririmbyi benshi bafite icyo kintu tihabaho gushigikirana ariko iyo habaye gushigikirana icyo kintu naco kiba ciza cyane ikindi cy'umwihariko noneho iyo ufashe mikrofone uzarebe amavideo yose ukabona ari iruhande mbita numva undi mwuka kurusha undi mwuka kopeza ku mwuka kurusha undi mwuka ahita nyanduza undi mwuka none anyegere usanga ari unyegereye cyane cyangwa se akaba ari umwegera iyo afashe mikrofone kamwegera kuri nje iyo anyegereye mpita numva undi mwuka izindi mbaraga rero nicyo cyane mukundira hari n'abantu benshi babimbajije ku giti cyanje sinzi nimba nawe wenda bo barabimubajije kuko iyo postinze indirimbo cyangwa se iyo hari indirimbo igaragaye ndimo kuri channel runaka tuba turi kumwe no kuri channel yacu abayikurikirana baba tubona turi kumwe cyane naho agiye kuririmba bamutumiye ni njyewe tujyana ni ukuvuga ngo ba bantu benshi barabimbaza ngasobanura gutyo niwe muntu aramfasha cyane neza Ismael Richard agufasha iki cyangwa se iyo mutari kumwe na Richard wumva ufite izihe mbogamizi? Murakoze nk'uko abivuze n'ubundi sinjya kure y'ibyo avuze icyo yahereyeho yavuze ko umuziki ari ibintu ari uruhurirane rw'ibintu bitandukanye hari abavuza ibyuma hari amajwi kuyahuza icyo ni kimwe dufashanya kubera ko akenshi bamugani nkuko yanabivuze niyo afashe mikrofone wenda twagiye nko muri source kuko hari nk'ahantu tugera ugasanga abantu ntibatuzi iyo afashe mikrofone akabona ntayo mfite amererwa nabi akenshi anahagarika n'umucuranzi akabwira ngo muhereze Ismael mikrofone kubera iki kugira ngo dufashanye kuko akenshi akunda kuririmba iyo aririmbye ijwi rimwe wenda ari nko kurimba muri principal nanjye nkashiramo arito ukabona nyine ni ibintu tugakora harmony imeze neza so rero turafashanya cyane nkuko yarabivuze kandi iyo nawe mubonye ari hafi yanjye natera intambwe nawe akaba ari yatera nasubira inyuma agasubira inyuma numva nyine binteye imbaraga cyane nkuko anabivuze nyine wamugane ahubwo nk'iyo ngerageje kubera ko akenshi ngewe ndi n'umuhanzi ku giti cyanjye ngira ibihangano hari igihe rero akenshi ntumirwa nkagenda ndi njyenyine nono nk'iyo iyo video ibaye uploaded kuri channel runaka usanga abantu bambaza ngo ese Richard arihe kubera iki abantu bamaze kutumenyera ko dukorana tuba turi ahantu hamwe mu by'ukuri turafashanya ibyo dufashanya byo hari imbere nyine nkuko yanabivuze
umwuka urandura murawukopezanya urandura ntabwo tuwukopezanya ni ukuvuga ngo iyo ari mu mwuka neza w'indirimbo arayirimba mu by'ukuri nanjye nkafashwa cyangwa se naririmba nawe bikamwandukira ugasanga akenshi niba ari njye wanafashe mikorofone ngiye kuririmba ari uri bukurikireho ugasanga bimuhaye izindi mbaraga zo guhita afata kubera ko hari aho naringejeje nawe agakomerezaho. Yego urakoze cyane Risha. Turirimbira indirimbo ya mbere waririmbye urayinanirwa kandi uririmbe ko wayinaniwe. Kundi icyo kibazo cyane cy'abantu bananiwe no kugira ngo ntiwamubaza iyo yashoboye no kugira ngo abantu bamenye ko hari aho umuntu ashobora kuva naho umuntu ashobora kugenda. Ushize ntiwambwiye impamvu y'icyo kintu. Niyo ngiyo ndayizi. Uririmbe ko wananiwe. Indirimbo ngo wananiwe. Umuntu wananiwe bazi iyo washoboye. Kubishobora ko arabizi. Indirimbo nananiwe. Uririmbe kandi ngo wananiwe. Indirimbo ya mbere cyangwa indirimbo yose waririmbye ikakunanira. Ikananira se ngatanga mikrofone. Ngaro kunanirwa kuri ku gatuti. Wamara ukamutanga mikrofone. Abati indirimbo yananiye. Indirimbo yananiye ngaho yifashe. Ngaho yifashe. Iyo ndirimbo. Icyo kibazo ntakimaze ntayongira mbaye musubije inani kwezi. Ubushize Ismael yaranzingazinze naho ngaho. Ndurahasigara. Niwe cyane hasigara. Indirimbo. Nacho turirimbire ku ndirimbo yawe. Imwe gusa. Indirimbo yanjye mfite indirimbo zanje. Ya donc mu ndirimbo ziri kugufasha muri kino gihe. Yose iyo irahari. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu arakoze. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu arakoze. Nta bihe cyangwa urupfu bizatuma njye nkuvaho. Nta bihe cyangwa urupfu bizatuma njye nkuvaho. Urakoze cyane sibona ngiye umwuka. Bisa nuko ntazi natinya kuririmba ku ijwi ryanje ryo kumvikana hano. Kera wari wanduye. Nagize ikibazo cyuko ijwi ryanje rishobora kumvikana. Kandi nayo ni ngaho. Kuba ryakumvikana ni ikibazo cyangwa ni igisubizo. Uzi ukuntu riba rimeze? Ntabyo nzi. Suko nguko mpamvuka. Oya yinibyo kuko hari igihe kimwe umuntu umwe yambwiye ngo ni indirimbo afata telefone yiwe arambwira ngo ankoresha n'aka interview kugira arambwira ngo ni indirimbo afata telefone yiwe ngo amare ya ndirimbo akaba arayise no nawe araririmba yamipfa indirimbo irapfa indirimbo itipfa ngira nibwo bwo kugira bwo kwipostinga kandi indirimbo yari imeze neza. Ibaze none naje ndirimbira muri Risha. Yashiramo yendo. None ndirimbira muri Risha. Jewe hiyo ndirimbo igano cyose ko gipfuye. Burya abantu bagira ibintu byabo n'abantu uko ibintu by'iyo. Iyo nawe ni impano yo kunanirwa kuririmba. Ibyo ni. Ismael wongera ngo aririmbe ananirwe kuririmba atiyo bishobora. Nanirwa kuririmba icyo kibazo se wambaye cyo bishobora urumva ko naje nifitiye yaje impano ihari yo kunanirwa kuririmba cyose ni impano timukayinziza ni impano kubera ko wongera ni menye wahawe kunanirwa kuririmba yego ayihawe noze ni javzi haye hawe izindi impano tamahitamo sinahawe guhitamo gusa nyine naje ibintu byo nahawe tiyahawe kuririmba ariko ntago yahawe kunanirwa kuririmba yasobanutse ntiwahawe kuririmba ariko ntiwanahawe kunanirwa kuririmba nase kwereka ntabishobora kubera ko nyine nuko utahawe kuririmba ariko ntago wahawe kunanirwa kuririmba kubera ko nawe hari ibyo ushoboye nanjye ndashoboye suko twego twahawe kutabishoboye ko editinga amafoto n'amavideo
izo zo simpano ni iki so nibyo umuntu yiga ibyo umuntu yiga wemera ko ushobora kwiga ntufate hari abiga kuririmba se bikanga higa ufite impano higa wari ufite impano kugira ngo yongere cyaganiro cyahindutse kandi nije kiyo gukoreshwa interview ibibazo Ismael namonye icyo ashaka ashaka gukoresha interview tuzabipanga njye gukoresha ariko si none no hanyuma rero iyi ntambara mukunze guhura muri no kariya yanyu murimo y'uburirimbyi nta muri mutagira intambara rwose nta muri mutagira intambara ariko kandi biba biteye ishema umuntu yakubwiye ngo hari aho wageze bisobanuye kuko hari n'ahandi waciye hari hagoye ariko kandi uruhaca nizihe ntambara mukunze guhura nazo cyane muri no kariya murakoze wenda mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bwo mu mubiri yego murakoze ngira ngo twembi turaza gusubiza mu by'ukuri intambara duhura ntizabura buri kintu cyose buri kariya yose igira intambara cyangwa imbogamizi mu bijyanye n'umubiri kariho mpera kuko niho mu mubiri ubundi niho haba intambara nyinshi niho haba imbogamizi nyinshi mu bijyanye n'umubiri ubundi twebwe njye n'uyu musore turaziranye cyane uretse nanjye n'uyu musore aba umuririmbyi wese wabihamagariwe akanabigira umwuga yumva ari bwo buzima yakwiberamo ubuzima nakwiberamo kuva ku wa mbere nkageza ku cyumweru ndi mu buzima bwo kuramya gusa ubwo buzima rero kugira ngo mbubemo hari ibyo nsabwa urugero nubwo mba nifuza kubaho mu buzima bwo kuramya gusa nifuza kandi no kubaho mu buryo bw'umubiri twebwe mu by'ukuri ngewe nko ku ruhare rwanjye nk'iyo ninjiye mu materaniro ayo ariyo yose nkayasohokamo ntaririmbye numva mbura akantu muri ngewe rero urumva icyo kintu ni ikintu muri nge nagize ubuzima rero kugira ngo ngikore neza nkigire ubuzima ngikore ubuzima bwanjye bwose nkeneye kubaho ubushobozi muri ubwo buryo nibwo reka mbivuge gutyo nibwo byumvikana cyane rero iyo ngiyo ni imbogamizi tugira yo kwifuza kuba twaramye igihe cyose ariko kandi nabwo dukeneye gukora kugira ngo tubeho no mu bundi buzima ari nacyo cyakindi batubajije ngo uko tutarashaka nabyo turabipanga turabiteganya kandi kubiteganya bisaba amafaranga so iyo ngiyo ni imbogamizi imwe tugira iyo ni ya mbere indi ariko twizeye ko biza iyo ngiyo izakemuka mu minsi iri imbere mu minsi ishize twumvise revera wacu avuga ko abaririmbyi n'abapasiteri ngo guhembwa biri bibilike niko revera wacu yavuze duhita twumva ko mu minsi iri imbere icyo kintu gishobora kuba tegereje umushahara revera wacu yaratubwiye guhembwa kw'abapasitori n'abaririmbyi biri bibilike ntabwo wahuje nawe se narabyumvise karatesheje karikiratirise narabyumvise ariko nibyo aho gusa nkushidikanya ariko gusa ijambo njyewe nshobora kuririraho cyangwa se nshobora kugenderaho kuri ibyo ngibyo uvuze nuko abakora mu ikanisa bagomba kurya ibyo mu ikanisa aho si nkuko kose se urakoze cyane wowe ni kuri kamera ugaburirwa na kamera ugomba kurya ibyo byavuye kuri kamera si byo se none namwe mukeneye kurya izo mu itorero yego nuko oya samaturu no kuvuga ngo iyo ngiyo ni imwe mu mbogamizi tugira indi mbogamizi tugira dukenera instrument yego zihagije zituma dukora ibintu nyine tukumva bimeze neza buriya mbere yuko utanga ikintu kigomba kubanza kikakuryohera aribyo navuze kuri ya ndirimbo yanjye yarabangira ndyohera urumva ikintu kitakuryoheye ntiwakihundi birabanza bikakuryohera ukabona kubiha abandi rero dukenera instrument ziba zihagije
ikindi cya gatatu wenda ari nacyo tsohereza kugira ngo na mugenzi wanjye avuge n'ibindi ni itangazamakuru rya hano turi zindi wenda niba uko turi mu gihugu cy'abandi tunakoresha n'ururimi batumva ariko itangazamakuru ryacu riri hejuru cyane ku rwego twebwe tubiyifuzaho kuko ribaye riri hejuru rishobora kudufasha. Itangazamakuru icyo mbivugira ni iki, niba ndirimbye muri church irimo tuvuga abantu 300 hakaba hari itangazamakuru rikagira aho ribishyira kuri rukuta runaka, nuvuga ngo biza bwa butumwa bwanjye bwumviswe n'abantu 300 twari kumwe, noneho nubishyira ku rukuta runaka wenda bererebwa n'abantu 10,000 gukiraho abantu 300 ni 10,300 urumva bwa butumwa bwanjye bugeze kure kurusha uko ngewe nabitekerezaga. Rero n'itangazamakuru naryo riri mu kintu kigenda kitubangamira. Naho mu bijyanye n'umwuka byo ntekereza ko ibyo ikibimara gusa no gusenga, bijyanye n'umwuka byo ngira ngo ni umuntu ku giti kibagira iziwe mu mwuka hanyuma tugasenga Imana ikabidufashamo. Ngira ngo ushobora kugira ibindi uvuga. Okay, noneho yabivuze byose, wenda ibyo navuga byose n'ukongeraho. Kuririmba nk'uko twari tubikomojeho, tufata umwanya munini dutegura kuririmba, kandi urabizi n'abongereza nza numva bavuga ngo umwanya buriya ni amafaranga cyane. Umwanya ni amafaranga. Hano urabizi kino gihugu usibye n'ahandi, kino gihugu kirahenze, buryo gihenze, ibintu byose ni amafaranga. Tugira ikibazo twebwe, sinzi nimba nabyita cyane twebwe ubwoko bwacu, tugira ikibazo cyo kuvuga ngo twakuriye ahantu tutariha inzu, tutariha ikintu cyose, dufite amasambu, dufite ibintu cyose tubiboneraho, tukagenda mu ikanisa tukakora umurimo w'Imana bisanzwe, tugataha mu mago yacu. Twumva ko ubwo buzima aribwo buri biblike, twumva ko ubwo buzima nibwo buzima buri biblike. Noneho ndahangaha ndi muri gahunda zanje, umuntu akampamagara ngo ngwino hano ku itorero ryacu turakeneye muze tubere umushitsi. Urati munyohereze transport, muri transport, yes, nze konda muri gahunda, nze muri gahunda. Navuga gutyo bagahita bavuga ko ndi gucuruza impano. Nk'umuririmbyi tuvuga Ismael, si umuririmbyi ku giti ciwe, si umuhanzi, akoze inuze ibihimbano byiwe, afasha amafaranga yiwe, agiye muri studio akoze indirimbo, afashe indirimbo imutwaye amafaranga menshi, murabizi. Akoze amashusho bimutwaye amafaranga, abantu bamukorera ayo mashusho n'abantu nabo bakeneye amafaranga, nabo barishurwa. Afashe amafaranga yiwe arayishuye, yarangiza ubutumwa, noneho ya ndirimbo araje mu rusengero, aravuga ngo akoze konseri, akeneye amafaranga yo kugira ngo ejo azobone uko agira gute akora iyindi. Yarangiza yaza kukwishyuza amafaranga, akavuga ngo uri kugurisha impano. Cyangwa se nabonaga mbere abantu bacuruzaga amasede, gagenda umucuruza amasede, akavuga ngo abantu bacuruje impano, umurimo w'Imana si ukugorwa. Ugasanga izo ni imbogamizi, kandi n'ubu ngubu kugeza naho umuririmbyi kuvuga ngo bamuhembe mu ikanisa, kugeza naho uvuga ngo umuririmbyi bamuhembe mu ikanisa, nabyo bifata ko ari kwakugurisha impano. Izo ni imbogamizi, kandi nk'uko yabivuze biri biblike. Turetse no kuba biblike, nimba umuririmbyi afata umwanya wiwe wose
akawumara ari mu rusengero rusengero. ugasanga n'iminsi y'imibyizi rero niyo twari tuvuga iminsi y'imibyizi apana si ku cyumweru gusa ni iminsi y'imibyizi kuko tuba turi mu ikanisa cyane ukayimara uri gukora uri kuririmba uri kugira gute ntagiye uzobona amafaranga yo kwishura izindi ntagiye uzobona amafaranga yo kugira gute yo gukora izindi za gahunda. Izo rero ni imbogamizi tugenda duhura navyo ariko ofire y'amezire mugani w'abafaransa kwiterambere rigenda riba bizagenda bigira gute bitungana bisobanuka. Izo ni imbogamizi zijanye n'imibereho kuko yarabivuze zijanye n'umwuka. Umwuka urumva iyo ukora buri gihe iyo umuntu akora ikintu ciza buri gihe kiza kigira intambara. Buriya ikintu cyose ciza kigira intambara. Hari intambara nyinshi zo mu mwuka nyinshi cyane. Izo rero zirahari pe kandi cyane ku baririmbyi. Izo zimagwa gusa no gusenga nyine ngoko yabivuze. Iyo dusenga bidusaba gusenga ndetse cyane. Bidusaba gusenga cyane. Ibintu byose uba utegura uhagarara imbere y'abantu biba bisaba kugira ngo usenge cyane kugira ngo ibintu byumvikane. Kandi igitangaje nuko buri gihe uhora imbere y'abantu. Twebwe duhora imbere y'abantu buri gihe. Rero icyo gihe rero iyo hatabayeho gusenga hari abantu benshi bagiye babinanirwa bakabivamo. Kubera iki? Ni ukubera izo ndamba. Ikindi wenda yaravuze nari mbaye nk'ubibagirwa yaravuze kuba umuntu yakoresha fundraising biriya yavuze umuntu yakoze indirimbo gukoresha amafaranga. Ibyo wenda twabaye nk'abiretse ducreatinga ama channel ya YouTube. Nkanjye ndayigira channel yanjye yitwa Niyo Ismail Official. Ibaho indirimbo zanjye ugasanga umuntu no kugira ngo agure credit ya 20 hano abantu benshi basigaye bagira nama wifi mu nzu ariko akumva nashyira mu indirimbo yanjye bikamugora azaba guteje imbere akumva arabaye nka miliyoni y'amashiringi. Rero ukabona nyine biragoye kugira ngo umuntu azagira aho agera bitewe n'izo ntambara tugira. Umuntu kugira ngo azarebe video y'iminota 5 ayirangize ni ikibazo kandi ni wamwatsa amafaranga. Wewe wamubwiye uti video wowe uyirebe gusa cyangwa ukore kuri kara kantu gatukura ka subscribe nabyo nakazogera nakagengera nabyo bikamuna agakenge nabyo bikamunanira. Ukibase aba bantu turi kumwe tuzagera nahe? Kandi ngewe rero ikintu kijya kimbabaza kikanantera agahinda nzasengera umuntu wamaze kuzamuka ufite aho ageze niwe bashigikira. Uri hasi bakamugumisha hasi, uri hejuru baguma kumuzamura, uri hasi bakamugumisha hasi. Nicyo kibazo. Rero izo ngizo ni zimwe mu mbogamizi tugira kandi zitubangamiye. Kandi mu by'ukuri kubivuga gutya dufite abantu badukunda bakunda ibyo dukora turamya bikabafasha imitima yabo. Kandi tuvuze ko ari bose, hari abantu rwose tugira inshuti ubona ko bakwitayeho ibyo ngibyo tuvuze byose babikora kuko ari nk'abantu badusupportinga. Cyenda bagira mwene datarabagira badusupportinga bagakora mu mifuko yabo bakaduha amafaranga nabo ntitwabibagiwe barahari benshi. Ariko urebye umubare w'abadusupportinga n'abatadusupportinga nibo benshi. Rero mu by'ukuri tukavuga ngo nubwo wenda utatubwiye ngo tubibasabe abantu bagerageze badufata amaboko. Uriya umuntu n'abandi umuntu wowe ninjye
nanjye ni wowe, umuntu n'abandi. Iyo tutaza kuba hano ntabwo wakwiganiriza ngo bikunde. Niyo mpamvu umuntu akenera abandi kugira ngo agire aho agera. Nta muntu ujya wizamura, buri muntu wese akenera umufata akabo, kandi n'abariya bose mubona bazamutse bafite ababafasha amaboko bakabazamura. Dukeneye rero amaboko kugira ngo tugire aho tugera. Reka dusuhuza abantu bakunze gukomera ku ifaranga ntibabashe kuziheza abaririmbyi abantu bananirwa no gutanga amatike y'abaririmbyi kugira ngo baze gukora, cyangwa se wenda baze kuba baririmba mu gikorane runaka, cyangwa se abantu ntibarekura amafaranga. Yego. Niba umuntu bamusabye serivisi mu materaniro runaka, nibamenye ko wa muntu ategerezwa kubaho. Nibumve ko wa muntu ategerezwa guhindura umwenda kugira ngo agaragare muri public asa neza. Nibumve ko wa muntu niba umubwiye ngo ngwino hari ibindi ari gukora wenda bimuheza wenda umugati wa nimugoroba cyangwa se wo mu gitondo. Rero abantu bategerezwa guheza agaciro umurimo wose umuntu wese akoze. Ukumva ko niba njewe ntaje hano hari ibindi ndi gukora. So aho kugira ngo ndeke ibirana ari gukora nze gukora ibyawe, of course hategerezwa kuba hariho ikindi kintu naje ubwanje kugira ngo simve hariya nubwo nafashisha abantu, ariko ntidutandukane ngo ntangire kwiganyira. Hari igihe bishobora kuba wenda ushobora gufasha abantu ariko ugasanga kandi ukitotombera Imana umunsi cyangwa se uwundi basaba guhamagara uko batse Imana nzoza imbere y'abantu n'ingaruka mburare cyangwa se mbwirirwe cyangwa se wenda mbure n'umwenda wo guhindura imbere y'abantu. Ibyo ngibyo rero n'abantu ibyo byose Imana izoduhimiza imyenda, si Imana izoduha transport rwose. Ibyo ngibyo rero abantu bategeza kuzumva. Abantu rero turabasuhuje kubera ko bananiwe kubikora, abagende bisubireho. Gospel ibyo bintu bagomba kubimenya dufite. Ariko kandi mushobora kuba namwe ubwanyu mutabishiramo imbaraga, kuko umuririmbyi wa Sekira iyo bamuhamagaye ngo ngwino, niba rero ko nta mwuko burimo bavuga ati ngwino, hubatse nangahe bakabanza bagacirika barabagaye ninga naho mwebwe yo bakubwiye ngo ngwino kuvuga ati umurimo w'Imana se pfa kunyishura gatike, naho abandi bo baratike ahubwo bazavuga ati ndekura manga tike yo ni tayari. Twebwe tike nayo niyo tike uri kuvuga nayo ntiyiboneka, nayo ntiboneka. None mukuri ibintu mu mwuka mubishire no mu mubiri, kubera ko nimubishira mu mwuka yego muzahaza umwuka, ariko dufite abantu bavuye muri gospel benshi baja muri Sekira kubera icyo kibazo. Yes, ubu ngubu ushobora guhamagara wenda umuririmbyi runaka wenda ava mu Rwanda za hano kugira ngo agere hano, transport ni yanje kandi ntaza n'imodoka araza n'indege, ntazaba muri quartier njewe mutuyemo nje mutumiye kuza kumufatira inzu runaka cyangwa se hotel kandi nkamwishura. Ariko rero wowe ningutumira Ismael duturanye hano ndumva ko na tike wenda 200 urayishurira, ndayishurira. So ico kintu rero mwumve ko n'abandi bantu badukurikirana nabo bumve ko niba ntumiye Richard kugira ngo aze wenda abe mu materaniro y'uno munsi, ntegerezo kumenya ngo Richard niba aje mu materaniro ntegerezo kumuheza basi n'amafaranga runaka kugira ngo nava hano ashikamwe n'amazi. Icyo ni ikintu cyumvikana. Twebwe ntidusaba ngo tugenzwe nk'abaririmbyi ba Sekira, kuko hari ikindi kintu tutagomba kwirengagiza. Iwacu ino gasi iwacu iwacu ni mwijuru, iwacu ni mwijuru ho tutayereje. Niba nyiri mwijuru uzashika mwijuru mufite inzara nicyo nyine turimo turavuga muzashika n'inzara mwijuru. Mwijuru wazajyayo umwuka azajyayo roho. Ikibazo rero n'uwo mwuka nawe uzananizwa n'inzara y'umubiri. Ibyo ni ukuri. Yesu yabwiye Petero, yaramubaje yaramubaza se mwami ko bazizarago turabata kuroba turaza turagukurikira utuzi turatureka turagukurikira tuzabona iki tuzahera yawe. Yesu yarababwiye ati hano ku isi ko muzakubirwa 100%. Kandi uzi icyo yavuze bazakubirwa birya basize, nibirya basize. None se barabibonye neza ati babibonye nyine. Mbese barashonje. None se mbabazi mu ndumwe za Yesu ninde wasize etage hano? Etage icyo gihe zari zitari etage zari ninde wasize basi trace akavuga ati hano hari basi witiriwe ni barabara mu ndumwe za Yesu witiriwe ni barabara. 100% uzi ko aya matorero yose yubatswe 100% basezeranijwe n'iri hano kwisi y'ibyo bari basize ibyo bari bafite ubavuye ko bigeze basonza barashonje bazisohoye zarasabirije kandi udasabiriza kuba ufite bazisohoye mu mazu amazu babagamo ndetse ndi babaga ku musozi
oya habanaga na Yesu ku musozi Yesu yasubiye mu ijuru. Yesu yasubiye yarabasiye yabasigiye. ngo bamare baje kwibera mu masengero Bajya gukubirwa ijana. ubu nyine Ismael waje kuba mu rusengero bavuga ko wananiwe kwishura inzu Niko bavuga. neza n'intumwa zananiwe kwishura amazu ntabwo zabaye mu rusengero zaragiye Zavuga ngo uzagenda zivuga ubutumwa kubera ko ntazo zari zifite nyine aho gutura None se uvuga ubutumwa kubera babuze abagore ntibari bahari ntibari bafite abagore babo batuye Imana nubwo wenda bari bafite abatuye ahubwo bahawe ubushobozi bwo gute ibo hari umuvugabutumwa nabajije ikibazo ndamubaza ngo ese kijanye n'ibyo ngibyo aravuga ngo ni gute nari mubajije ngo ese ni gute duhabwa ubwo bushobozi turi abakozi b'Imana duhabwa gute ubwo bushobozi tudakora aravuga ngo Yesu icyo yakoze we yarazi ikintu ngo tuza turusha abandi ngo nuko Yesu yarazi uburyo bwinshi bwo kubonamo amafaranga ahantu hose Yesu yashoboraga kuhakura ifaranga kuko yigeze no kuyakura mu ifi ayakura mu ifi iri mu mazi mugabo ni igitanga urumva yayakuye mu ifi urumva kandi kurya bagendaga bafite n'ikigega Yuda niwe wari ushinzwe ikigega niwe wari ufite ikigega cyose cy'ahantu hose bagendaga banyura rero mu magambo makeya ayo makuru yo kumenya kuko abaririmbyi umuntu wese utakaza cyangwa se spending umwanya wiwe mu gikorwa runaka abagomba kugira gute kubonamo umusaruro kubonamo umusaruro kugira ngo bimufashe gukomeza kuko iyo unaniwe iyo bikunaniye uzushaka indi nzira ushaka inzira y'ubusa ushaka izindi nzira cyane cyangwa se ukabivamo ugakora ibindi icyo cyo reka abantu bazacumve gutyo kandi banagisobanukirwa kubera ko ni ikintu cy'ingenzi aho kugira ngo ngukoreshe nimara ejo nzo gusange ku muhanda si wowe useba uri ku muhanda ahubwo useba ni wa wundi wagukoresheje ntiyagira ica kumaze kuko abantu tubiza kumva icyo kintu niba ngukoresha mu buryo bw'iyobokamana narangiza nkabona ko urakomeza kugwa kandi ndi kugukoresha nje ugukoresha naje ubwaje simpagaze naje byanga byakuranda gukurikira kubera ko ntitaye ku mutima umuntu wenda ndi gukoresha ikindi naco wenda icatwa dukoze kuri ico ngico c'intumwa nje ntekereza ko wenda ikintu wenda Yesu yahaye zira ntumwa ze wenda citwa 100% kwari ukunyugwa nuko bari babayeho nta ntumwa yapfuye yiganyira niko mbitekereza nta ntumwa yapfuye wenda yifuza ikintu cyaco cyose nukuvuga ngo ko bari babayeho bari banyuzwe nuko bari babayeho gusa bo ngo bahoraga bifuza wenda kwitahira mu ijuru gusa ariko buriya unyurwa nyine n'ibyo ufite yego kandi iyo ufite nyine ibyo ukeneye ntawunyurwa nta kintu afite unyurwa udafite ni duke turakunyura n'ibyinshi bikakunyura ko ntawunyurwa n'ubusa kuko nta kibagira kikunyura hanyuma rero reka wenda n'ubundi tuza kugana ku musozo ikintu wenda mushobora gukangurira urundi rubyiruko kugira ngo wenda nabwo rukomeze ruyoboke Imana especially kubera ko nibyo wenda twanibanzeho cyane kugira ngo urubyiruko rukomeze ruyoboke Imana niki kintu gishobora kuba wenda cyakorwa cyangwa se niki mubona kiri gutuma urubyiruko wenda rutihutira cyane kuba wenda goza kuyoboka Imana icyo ngicyo murashobora kuvuga hiki ikiri gutuma urubyiruko rutayoboka Imana icyambere ni iminsi turimo ya nyuma kuko na Bibiliya bivuga ko mu gihe cy'iminsi ya nyuma igenda isobanura ibintu nk'ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri nubwo turi mu gihe cya nyuma ariko kandi ntibivuze ko icyo gihe hatarimo abantu barimo bakitwaramo neza so rero nk'urubyiruko ikintu twabakangurira bayoboka inzira y'agakiza mu by'ukuri iragoye ntabwo yoroshye ariko kandi twizeye ko irashoboka ikindi kandi twizeye ko nubwo itangira ari rito ariko uko umuntu agenda atera intambwe imbere amaherezo aba meza so rero
muri no minsi abantu bibereye cyane kuri za social media, izo za Facebook, za Instagram, bikabagira bize cyane, bagahuga cyane, tibite ku bintu byo gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, bakibera muri ibyo bintu cyane. Ariko mu by'ukuri ibi ni ibintu bije vuba kandi ubona ko bidafite n'igihe kinini. Ariko mu by'ukuri ibintu bya Yesu twakurikiye ni ibintu biramba, ni ibintu biramba. Twavutse dusanga data babirimo, babisaziramo, abandi bagiye batambuka kandi tukabona bagize amaherezo meza. So rero nk'urubyiruko mu by'ukuri tugerageze izo social media ntituvuze ngo tuzireke, tubikomeze tubikore, ariko duhe n'umwanya Imana, mwanya dusome ijambo, dusenge, tujye mu materaniro, nabyo tubikore kandi tubikore neza. Ntekereza ko birashoboka. Urubyiruko ruba mu biyobyabwenge, urubyiruko ruba mu busambanyi, mu by'ukuri bagaruke kubera ko aho turi niho haryoshye cyane kuruta. Urugero natanga rumwe soza, nko mu kabari usanga kenshi abantu baranywa bagahaga. Iyo bamaze guhaga nicyo cyagiye usanga barwanye, ugasanga umuntu akuyeyo nk'uruguma. Ariko ngewe aho natangiriye gusenga sindabona umuntu wasohotse mu rusengero yakomeretse. So rero iyo ni impamvu wenda nashobora kubaha yoroshye cyane kwereka ko dufite umutuzo muri Yesu. Abantu urubyiruko ruze dukorera Imana, kubera ko niba bavuga ngo urubyiruko n'imbaraga z'igihugu, buri urubyiruko n'imbaraga z'itorero kugira ngo itorero rizamuke. Ruvuga ngo urubyiruko nyine turi abantu bato, turanakomeye, tubasha gukoresha amaboko n'ibitekerezo biracyabasha kugira, kubera ko tutarasaza. Baze twubaka itorero hanyuma tuzigire mu ijuru. Niho gato ako kantu turi kuzava aze guhindura imibiri ishushanye n'ubwiza bwe, ariko umuyobasi atuma twuzuzwa. Richard Gere nabonye yagiye uravuga neza, kera kayemu yaje uko wavuga neza. Asante. Nuko wavuga neza. Naje ikintu navuga tahandi njyewe kuva nakizwa cyangwa se namenye Imana, nta wundi munezero ndabona umeze nk'uwo kumenya Imana, ko kuba uri umukristo. Njyewe ikintu nabwira urubyiruko ukuntu kandi ndahera kuko njyewe niyumva yego n'ubuzima bwanjye, ikintu njyewe nkunda kwihesha agaciro, kwihesha agaciro, nanga gusuzugurwa, wanga no gusuzugura. Yego, nanga gusuzugura undi muntu, cyangwa kubera kuko nanje nanga gusuzugura. Hari umuntu yo gusuzugura gusa ari impamvu ziwe, ariko ikintu njewe mvuga kwisuzuguza. Yego, sinzi niba hari umuntu ukunda kwisuzuguza, ariko barahari. Kuko iyo mbona umuntu yasinze ariko agenda mu muhanda, mbona yisuzuguje kandi aba yabishatse, tawamufashe inzoga ngo zimunyweshe. Kandi hariho abantu bamwe babaza akavuga ngo ni Satani ntigeze afata icupa ngo arigwe. Kandi Satani ntananywa n'inzoga, Satani ntazanywa n'inzoga, ntawe turamubona yicaye mu kabari. Kurumva? Yego. Cyangwa ikindi kintu cyose. Satani ndahantu turamusanga ari gusambana. Turahamubona. Tibaramufata. N'umuntu wenyine. Umuntu wenyine. Njyewe ikintu rero nshingira kuri cyo, shingira ku kwihesha agaciro. Nimba umuntu wese agiriye ibyo bitekerezo byo kwihesha agaciro, amenye Imana, agenda akizwe, aje mu rusengero, amenye Imana. Kuva njyewe menye Imana, nta muntu uraza ngo ambwire ibintu bitazanye. Yego, arantinya
atinya kubera ukuntu ambona atinya amavuta wa undi yaravuze ku cyambere ni amavuta buriya hari igihe sinirata hari igihe kimwe nigeze kuza mva gusenga cyangwa se nava mvuye nk'ahantu kuko hazaba igihe kimwe umuntu aba ari mu masengesho cyane ngasanga abandi bantu bari kuganira ninjire bagaceceka yego ninjire bagahita kubera amavuta amavuta ni igitangaza kubera amavuta abantu baza dushaka amavuta cyangwa se undi muntu ari kugenda ari kumwe n'ahantu gutya ari yizeye ko ari wenyine yandangiza akahita acaho agaca izindi nzira kandi ugahita umubona akabahunza amavuta agahita ahunga amavuta rero mu magambo makeya umuntu ushaka kwihesha agaciro uretse wenda nuko kumenya Imana aje mu ikanisa yego kuko kunywa inzoga kunywa urumogi kugira gute biza bikwambura agaciro kandi icyizere sunzu niwe numvise avuga ngo ndikiza kibarepare kandi bukijana kwa tayeri ngo bagisone tibishoboka tibikunda iyo gitayeri imwe nuko rero urubyiruko kandi umuntu wese yangirikira mu myaka y'urubyiruko umuntu atangira yumva ari umusore ariko iyo ukuriye mu rusengero uhita ugira gute uhita ugenda uba umuntu muzima ukazigira umumaro nawe mu minsi iri imbere kuko iyo wangiritse nta cyizere uba wifitiye na sosiyete, nta cyizere kugirira na famiye, nta cyizere kugira ku buzima bwawe no ku buzima bw'itorero na famiye. Rero turakangurira abantu bose batwumva bagifite ibyo bitekerezo baze bayoboke Imana. Bayoboke Imana kuko Yesu yaravuze ngo umutwaro wanje ntabwo remereye. Yego. Ariko uwanyu uraremereye. Ariko uwo njewe mbikoreze ntabwo uremereye. Ariko nawe ni umutwaro. Tutirengagije kuko nawe ari umutwaro. Ariko nturemereye. Remereye uwo muntu kuwaye. Kuko yacu yarayituku twageze ku musaraba irahenanguka. Amen. Amen. Jete bavandimwe reka mbashimire mwebwe twabanye muri kino kiganiro kuva catangira tukaba tugeze no ku musozo muri abingenzi rwose kubera ko muri abantu b'agaciro nimwe mwatumye tuba hano uno mwanya wose. Reka nshimire Richard wakoze kubana natwe, reka nshimire Ismael wakoze natwe n'ubundi kubana natwe rwose. Umwanya wanyu ni ingenzi kuri twebwe.